nk'abantu mu nyanga koko ndajya mbakubita ibiriri nta hantu muzancikira uzimya radiyo kuri televiziyo nyumva ushyira kuri Instagram dukubitanira uzakira he nimushake mu nkundi abantu banyanga ndabasuhuje mwese aho muherereye kandi pole sana nanjye sinjye yego bashaka kuba bakwanga ariko urabasuhuje mu yanjye ndanabakunda cyane ngenda bakunda cyane ako umuntu nyanga abanyangiki mwana ubu koko none nta mishiha mba ndimo yaninjira muri div z'abantu ntabamo wenda ntibyabara nk'umuntu nyine bijyanye n'umufungo wenda ariko nta muntu nyangirira nabi ngo kuko namwanze maze nabantu uzabaze nk'abantu twiganye ari ikigo nigagaho nahimba indirimbo y'ishuri icyo kigo impimba indirimbo nari mfite inkweto yacitse kwino ry'imbere noneho bagiye kumpemba naravuze nti byibura babonye ikibazo mfite cy'urukweto babona bagiye kumpemba inkweto kandi uzabona umuntu yambaye igikweto gicitse ntuzabimwibutse yego ababyibuka buriya mu gitondo buri gihe arabyuka akacyambara abakireba abakizi neza ari abazi ko icyo kigweto yambaye cyarabonde n'abandi babonye ikibazo cy'urukweto mfite babona bagiye kumpemba inkweto wari wakoze iki sibwo nahimbye indirimbo y'ikigo ewana bangubita kadonini mba ndagurutse ni nyinshi ya mbere inyuma y'amatoilette y'abagabana funguye mbona harimo swime ariko ndavuga ni swime nini kuramo ndaza gusangamo ikintu ari swime nini nishuka wagira ngo ikiringiti ikintu cy'ikiringiti urumva none yangoma biba ngombwa ko nzazenguruka mu mashuri yose ndimo kugenda nyibigisha ku buryo nabonaga hari nk'abantu nyine batangiye kunyita akazina kabi bitewe na cya gikweto cyane kandi ugomba kuzenguruka muri ayo mashuri wambaye stili cyane nabana kera ntarahimburwa ruririmbo nabaga nyine njya mu ishuri rimwe ntabwo nitezaga abantu icyo gihe noneho nazengurutse amaklase yose ntabwo rero wambwira ngo noneho ngo wabivuze nabi ngo nibyo bintu bya danje ibyo se ni ibiki washobora kuva ukiri muto naranaburije birahagije ku buryo mba numva ngiye kuvuga icyongereza nabi nta kintu bintwaye basi sina n'icyizere uha abantu bawe utinjya ku muhumure ndi no kukiga nzakimenya oya niyo nabandi kukiga ntabyo nababwira neza kuki batari bazi ko ntacyo nzi ubundi nabantu banje bwo gute nugutura umuntu ariko no gukotora bisanzwe nta muntu mwana utapfa ezi ndimi sini zacu ntago ari ibyacu none urumva niyo nabyiga byanze bikunze hari urwego ntageraho kubera yuko namaze gufatisha urunguru neza ariko muhumbure erega ngiye ibimbibarira mu miziki ubica mu muziki kiba kinyorosheje kuko turakitondera ubice nabi tukagakoso numva indirimbo yawe iri ku album ya Medbeat yasuwe ndavuga se ni Bruno Mars ni Bruce Melody abandi bagende bayo murebe album ya Medbeat yitwa Made in Kigali iri kuri platform zose mugende ngo mvugo biba bimeze neza kandi nicyo cyambere ibyo nibyo nkora Nyakazi easy siko bijyanye se Nyakazi easy Munyakazi easy iyo yibeshya ntashyiremo iyo space yari gwitaho Munyakazi easy ariko mero uretse wenda ntabwo ari nko nyikubaza ariko unubwa kabiri bivuga no muri press conference ejo bundi nabwo warabivuze ngo wowe urabizi neza kuko indirimbo nziza ngo kabone naho batabikubwira ngo ubizi ko indirimbo bakoze ari nziza cyane nta karimbura ko kumva ni kabi ubwo byaba byagenze bite ko muri umuziki mwiza gusa se tuvuge ko na Afro kugira nze kubarira erega kuba nicaye n'abantu batumva neza umuziki mwiza ntibimpindura umuhanzi mubi uragira ngo ikosa ryawe rijye ku bitekerezo byanjye ikosa ryo kumva nabi oya ariko wakumva n'ibindi nta kibazo ibindi rega abantu banga kubyumva bibari hafi bakazabyumva bimaze iminsi mbabona ngo mbega ko kakagoma ngo karakadane nkahubwa nticumbisha utererewe naho umuziki mwiza wo umuziki mwiza nta nubwo ari njye nyine none umuziki hari abantu bazi ko umuziki mwiza ari uguhogoza oya umuziki mwiza Imana utanga uko ishatse nk'ubu Desdora ntaririmba neza ntafite umuziki mwiza ego danje ibaze ko ari hagati yo kuririmba no kurapa ntaririmba nta narapa ari ahantu mo hari hagati yego bumva ukuntu umuziki ari mwiza urarenze cyane rero umuziki mwiza ni Imana utanga kandi ngenda biziko yawompaye nta kindi tuburana nawe mwana w'umuntu icara nawe ni Imana yagoye impano yo gusudira cyangwa se wenda hari n'abantu ufite impano yo gusogongera ukaba ufite impano yo kunywa inzoga kurusha abandi baba Imana basogongeza ari professional yego
bazi kumva bakanywa bakanyuza mu itama bakanyuza mu rindi ni umuziki ziki akongera kandi gakomeye ni umuziki aryinyo sibyo byabaye nabyo bishaka byo bitarabaye uhari ariko wenda ubifiteho amakuru y'ukuntu ngo wanyanganyije Gael The Pain wari manager wa The Pain ukamwiba ibanga rikomeye ariko biba umuntu wowe se ninde wakwibye Philipita ariko ikibazo ntimukagihere hagati ntago ari igisheke ako ka video ntago numva ndi kugakura fresh ariko sinshobora kugana na coach ntago biba uretse nawe nundi wari umuntu wabonye ndi kurwana adutema aga comment ntago bishoboka kaba bako coach yakukubise mero ntago bishoboka ahubwo nyanumva ntago ruwambe yabakubise ko namwe bukingara mukubise ngo yakomye muyoboke mba ntuje nka koki konje bitiye nshugushe ubundi mba ntuje rwose yeba gucukushije batomboka urabona koki itomboka yitorombuye wapi kandi koko nawe utekereze umuntu ufata icupa karicu gusa abashaka kugera ku iki abarundi mwabaninze indirimbo zanjye mwanyanga mwanyirukana noneho nge ndabakunda niho narigiye kugera ko bimeze urumva indirimbo cyose cyahinduka ikiriziya yaba mu tubari ntabwo ni gute uca indirimbo zanjye utaraca itabi ari indirimbo zanjye n'itabi ni iki cyangiza ubuzima kurusha ariko bagatanga impamvu y'uko indirimbo zawe zirimo ibizonga mubiri none se ko bawukoresha uwo mubiri bazonga ubundi se bibazongera iki tukizibazonga zikangurira rwose urubyiruko kujya mu busambanyi ntabwo zibuka none se ntaraza basambaniraga kuzandi reka tubaze abantu bakuru basambaniraga kuzihe abahanzi bose barimo gukora neza ni ibintu bya cya Prisizi wakijyanye ngo igihembo cya Prisizi wakijyanye ngo nawe azajyana icyanjye kuba nawe atari njye bitanga cyangwa bange basi cyangwa se basi sorry abona te kujya guhatanira ibihembo mu gitangazamakuru cye ntago ari icyanjye isibo ntago ari televiziyo yawe ntago ari iyanjye wisetsa imyaka batubeshye n'uwo duhemba yewe ariko murasetsa sinjya ntabwo bishoboka ko nata umwanya wo kwanga umuntu umubano wanjye na The Ben na Meddy ntawe uhari yego rero njye nka Platini ikintu ubwo nabivugaho nuko bibaye ari byo namwihanganisha bambwe ko umwana wanjye atari wanjye muri aba ngaba watweretse ukunda abafite niyanditseho ikuntu byamera nuko nahita nsaba Imana ko se atazaza kumutwara kubera ko ndabakunda pe nasaka bari ku muryango avuga ati mu mwana wanjye nigendere twamurera na se twamushyira mu bandi bana use amana uso umuhanzi ntafunze uretse n'abafunze gutyo se ntari n'abafunze umutwe nanze kuvuga ngo nkawe yego nanjye nanze kubyumva kugira ngo komeze ugaragaze uburwayi kugira ngo dukomeze twizere amahoro kuko nibe amakosa yarahari muri mu bajene twese ubwo twagerageza kuyakosora kugira ngo niba byose wamugari tuba turi gusaba n'ababiduha cyangwa n'ababidufasha babone koko bikwiye ariko hari ahantu bigera ukabona binateye ubwoba kabisa tubwiza ukuri wari ufite akantu gako byari muri kiriya kiganiro na excellence eka ntago kabura nako ntikabura kuvuga ukumva ijambo riri kwanga kuva ahantu wari wari ntabwo biba byoroshye ariko nyine uko ikiganiro kigenda kiza ugenda nyine ubohoka ubona byemeye iyo uvuze rimwe ukavuga kabiri ukabona n'umutwe utangira kubapoza ni iki cyagutunguye ugendeye kuri reaction his excellence yagize ku bintu wari umaze kuvuga nahise mbura aho ndigitira uzabura igitiro kwanza nari namaze kwisanzura numva ibintu bimeze neza nshobora no gutanga igitekerezo navuze izina ryanjye rimenshonize ndabandi yampaye nkaresha urumva ntabwo biba byoroshye ntabwo ari ibintu bisanzwe kereka bikubayeho ntabwo navuga ko ari ubwoba ntabwo ari ubwoba mani ni ibyishimo ni ibintu umuntu atabona uko asobanura ariko ni ibintu byiza cyane ntabwo nari niteguye nyine ko ari bimenshonize izina ryanjye sinahise bipostinga se yego ntabwo ngo ndi umuhanzi rero ntagereranwa mukagira ngo meze nkamwe ngeze ko nari umusani ahubwo wavuze wumve wewe ni wowe nabwari narenga ariko nyine habayeho ibyo gutebya kari akantu ntabwo nari nkiteguye yego narikanze ntabwo nakubeshye ku buryo ni mu bicumwe neza nimwongera mukareba n'iriya video ibitekerezo ntabwo byongeye kuboneka nahise freezing bacunga neza nyuma ararivuze
ibintu byiza cyane kuko baranakubajije bati nabonaga Maurice wari uyoboye moderator just freezing nta kintu nabanye cyo kongera kurenza asa nushaka ugundi mwanya kugira ngo ugire icyo uvuga nabuze icyo kubikora arakubaza ati kuri wowe Bruce umuhanzi nk'umuturage mwiza uko yavuze ati numeze ati nimba byibutse neza umuhungu amagambo yari yashize reka nkubwire ubizingira mu ijambo rimwe ibyo byo turabisubiramo nta kibazo yewe nkunda nyakubahwa perezida wa repubulika cyane n'ikintu utagihisha ntabwo ndabihisha ndetse mbihishira iki igihe ninjye wakozogera yego nanjye wakoze twateye twatsinze ubwo ni guhera kera murabibona muranyumva neza mu ndebe mu nkunde n'utabikunda ashaka ikindi abikora wicwe n'agahinda cyangwa se kamuzuru urumva noneho nkaramwuba yego ku buryo ntajya amenyera kuba no mu cyumba barimo nyine bande excited naho utavuga niyo ntavuga mba nishimye rero iyo habaye amagambo ko kumentioning izina ryanjye ntabwo bibaho urumva uriya munsi naraye neza kabisa naraye neza icya kabiri ni n'ikimenyetso kigaragaza ko igihugu kiduha amahirwe yose ko nk'ikintu nari mvuze cyari kiri sensitive koko gikomeye ariko kiri muri secteur y'abantu bundi badakunda kwitabwaho yego ariko bagahita biha umwanya nyine urumva atabampaye indi mpamvu none yo kumukunda rero bundi